Kuri uyu wa gatanu ku masaha ya nimugoroba ku itariki 20 nibwo umugabo bita John ngo ni umwambuzi ruharwa twasanze zamwakiye ku muhanda wa Ruyenzi. Reka tubakurikiranire ino nkuru tubegere twumve imva n'imvano yo kwambura ayo mafaranga. Ni ukuvuga ngo rero ukuntu ngiye babinsobanuriye hageze mbaza umugabo wafunze umuhanda. Umugabo nk'uko wabibonye twari turi kumwe n'umugabo niba ari shefu w'ikimina simbizi, umugabo w'umumotari yafashe amafaranga. Uriya tureba umupira w'umuhondo urabona ko yafashe amafoto nyine arimo aravuga ati barajya kuri ribu byanze bikunze. Atubwiye ko umugabo yagujije amafaranga 88 mu kimina akanga kuyishyura, bikaba bibaye ngombwa ko bafatira moto ye. Aha, mwiriwe neza. Tunyuze ahantu harari kubera imvururu ku bw'amahirwe turahagusanze, twagira ngo utubwire nyirizina impamvu yateye izi mvururu hano mu muhanda. Reka musobanurire. Yego. Uvuga ngo hari umugabo twari turi kumwe mu kibina, yego, umuyobozi. Uwo mugabo yitwa nde? Yitwa John. Yego. Nuvuga ngo uwo mugabo nuvuga abantu twafataga amafaranga nyine tukayatanga. Buri munsi umuntu yarafataga. Yego. Ariko hakaba hari amafaranga twasigagamo kugira ngo amafaranga azatugoboke ikibina kirangiye. Yego. Ayo mafaranga niwe yabikaga. N'amafaranga 280. Ubwo yari umubitsi. Yari umubitsi. Yego. Nuvuga ngo igihe cyo kugabana cyarageze, umugabo witwa John tumwatsa amafaranga, atubwira ko amafaranga yakoresheje ntayafite, ariko aduha umunsi wo kuyakora. Yego. Uwo munsi warageze atubwira ko nta amafaranga ntayo. Ikindi gihe. Yego. Icyo gihe kigeze nabwo ntiyayaduha. Ariko ubwo urumva yatwa tukirumwe mu kibina. Undi munsi yaduhaye ngo ikibina twarakirangije. Ndaguciye mu ijambo, ikibina yarakomeje abamo cyangwa kwa kundi muha abantu nawe yari afite umugabane we yari yarawukuyemo kugira ngo wenda mutamuri gukora amakosa yo kuba mwafatira moto ye, kuba mwari gufata umugabane we. Urumva kubera ko yari umubitsi, amafaranga niwe yabikaga. Ubwo byose nta mafaranga araye, ari na yacu byose yarabijyanye. Yego. Urumva ibyo by'imigabane ni ukuvuga ko kwa kundi mujya muhereza nk'umuntu ku munsi cyangwa wenda mu cyumweru runaka, ni ukuvuga ko we ayo yari yarayafashe. Ayo yarayatwaye na yacu arayatwara. Yego. Ko numva ari ibibazo. We akisobanura ababwira ngo iki se? Akababwira ngo iki? Ukuntu byagenze, yageze hamaze kuko wa munsi yaduhaye ntiyayaduha. Arangije ahita ava no mu kibina aragenda. Urumva? Yego. Ntiyaza wenda ngo atubwire ngo gutya na gutya, ntiyatubwira ati wenda buri kwezi nzanye 10,000 paka amafaranga ashizemo twari kubyemera. Ariko ubu tuvugana amezi yarabaye nk'umunani, mbese nta kintu kimwe atubwira amafaranga yari yarayatwaye. Rero turaje tumusanga hano yaraparitse, turamubwira ati se John ko nta kintu tubwira, kuki utaduha amafaranga yacu bimeze bite? Yego. Ashaka kubizana tubwira ibintu biterekeranye ngo tujye kumurega. Yego. Niyo mpamvu wabonaga twese twaje, ariko nta birenze. Hari kumwishyuza nyine amafaranga yacu. Reka dukomeze dukurikirane ikibazo cyanyu, tubaze n'ubuyobozi. None se ubundi ko hari abayobozi bahagarariye amakoperative y'abamotari, byibuze hari n'umuyobozi n'umwe mwarigeze mugezeho icyo kibazo cyanyu? Hari uwitwa Uwayezu. Yego. Nawe ubaje yabikubwira twarayimuha. Ari hano nawe? Nawe yaranamutwishyurije ariko yanga kuduha amafaranga. Hano uwitwa Sugira. akanga gusubirisha twamagaze telefone akatubwira ko ngo kujyana kurya baraza igihe amezi yarabaye kuva mu kwezi kwa 10 mu kwezi hafi
nta n'ikindi kibazo ni mu 88 by'abanyamuryango yitwa Sidoni. none se aramutse yemeye kubasubiza amafaranga ye moto ye mwayimusubiza? Twayimusubiza nta kibazo, uduze amafaranga nta n'ikindi cyane amafaranga y'abanyamuryango. ariko ibyo ari byose ntabwo umuntu ako kanya uko wamwaka amafaranga ahita ayabona, abahaye nk'igihe se? Igihe kiduhaye ko twajya kwa moteri kubera ko igihe atubeshye ni kinini. Buri munsi yatubeshya gahunda yazana, umunsi akatuyazana ku wa mbere, buri munsi akatuyazana ku cyumweru, buri munsi akatubwira ngo ntabwo mpari ngo ndindi kure, buri munsi akatubeshya ngo ku wa gatatu ibintu nk'ibyo ngibyo. Amezi abaye angahe kuva mu kwezi kwa 10. ariko nanone mu mategeko ya leta ntabwo kugwatira umutungo w'umuntu byemewe. Niyo mpamvu nyine ko dushaka guhamagara ubuyobozi bukadukemura ikibazo. Okay, sawa, murakoze niba ariyo gahunda mwahisemo. Twamubazaga yasigenda nta kintu atubwiye. Okay. Agira ngo rero mbabwire ko twasoje gukora iyi nkuru, ubuyobozi twabandikiye kuri telefone